Birabo abigeze bakitegura kujya ku masambu yabo batoye umurongo bakarya inyama z'ingurube n'ikizira na sumbirigi amapanya n'inkwavu ndetse n'indwara. Ngabo bose bazashirira icyarimwe. Impamvu babwira iyi sabato mubona abantu bita isabato y'abadive ntabwo ari iy'abadive mu kuva 20 ariko umunsi wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka yande
giki? Ku cyaha cyo kwica iki? Tugiye kureba niba kwica isabato ari icyaha. Buriya kuko nasuzuriye wegeye kumenya umutima wawe urabura n'uko isabato uzajya mu ijuru cyangwa mu isi baguzaribuke byiteka. Ndabona n'abagore batatu basenganaga mu baporotesitanti bagiye kumva umutima baramubwira ngo utaruhuka isabato uzajya muri Gehinomu. Ariko uyibwira umwadeperi cyangwa umwangirikani agahita atokesha umudayimoni w'isabato. Twaka Satani umudayimoni w'isabato. Ati ibintu byose Yesu yabikuye yarabibanje. Tudasaba. Burya somo rero n'uruvuganye yavuze ngo ntukire muri Yakobo. Niyo yavuze ngo ntugasambane. Iyo yavuze ngo ntugasambane. Niyo yavuze ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato. Amategeko icumi y'Imana yanditse mu kuva igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Iyo ugeze ku murongo wa 17 amategeko yose uyarangije kuyasoma. Nusoma n'uyasoma rero mu kuva 20 umurongo wa 10 na karindwi kugeza 17. Umurongo wa 10 uhera ku wa 17 niyo amategeko yanditse. Naho amategeko atanu umurongo wa 17 handitse ngo nimutekereze yuko nazanywe no gukuraho amategeko cyangwa ibyahishuwe, sinazanywe no kubikuraho ahubwo naje kuyasohoza. Hepfo handitse ngo ndababwira ukuri yuko umuntu uzica itegeko rimwe muri aya mategeko 10 nawe ryaba ryoroheje hanyuma yanyu mwakigisha n'abantu b'Imana kugenza batyo, ubwami bwo kw'ijuru azitwa igiseswa cyangwa azitwa muto. Impamvu Bibiliya ivuga igatanga umwitangirizwa ikavuga isamiye n'itanga briefing n'itanga tasiyo. Buriya impamvu Bibiliya iriya somo ryanditsemo ni ukugira ngo atazagira gufata amategeko y'Imana akavuga yuko yakuweho amategeko y'Imana n'uyu munsi. Iwanjye niba hari amategeko y'Imana n'itagira gahunda ubusa no kuburira amategeko abayo muri hamuryango n'umuririzo naza muri iki kiganza kugisuhuza neza yuko mu buzima uko wareba ko bizwi neza yuko umugore aryamye kure umugabo akaryama ku buriri. Ngaho umugabo umugore uryama ku buriri Imana ufite umugabo niba atari umuzi naza kukiganza. Niba mu buriri haba amategeko niba mu buriri haba amategeko umugore akaryama kure umugabo akaryama ku buriri. Umva muri leta hakaba hari amategeko. Ubu leta ikagira amategeko. Ubwo Imana ni bwoko ki iyo itagira amategeko na gahunda? Abantu bazabibona ariko burya mu ijuru haba gahunda. Mu ijuru ntibajya bambara ubusa, abamarayika bambara umwenda y'amabere bamanitse ibyo kurya. Muze kureba ko bamusa. Abamarayika bagira gahunda. Mu ijuru haba gahunda. Buriya umubwiriza ahagaze hagati hari akaza agahagarara agasengera iterana kari hejuru. Aba bantu babiri baba muri iruhande n'abandi babiri baba muri iruhande baba basobanura abakene bahora baramenya ngo we. Iriya gahunda ya gatanu yanditse mu gitabo cyacu cy'umwuka w'ubuhanuzi. Reka nikomereze. Yesu ashimwe. Ubwo ni kuvuga ni niba mu ijuru haba amategeko na gahunda kugira ngo abantu bose bigishe ubwonko. Ariko rero nanone ikintu cyatangaje muri iki gitabo babisobanura neza. Paji na 35 umuntu ugera ku isabato agatokesha akurikirane cyane. Nuko umukristo atangira cyane. Turi kuri paji na 35 y'igitabo cy'Abapantekote. Nuko umukristo atangira cyane. Reka mubaze ijambo rimwe. Ni iki cyabanje kumushakisha kugenda runo rugendo? Byiringira umbaje icyanteye gushaka kugenda runo rugendo, undi arakubwira ati nicyo mbajije. Umukristo ati ni iki nicyo mbajije. Byiringira namaze igihe kirekire cyane nishimira iboneka rikabura mu ijoro ryayo. Ariko none nemere yuko ibyo byose byari kuzandibuza iyo nkomeza kubikunda. Umukristo arabaza ati ibyo bintu ni iki? Byiringira ati ubutunzi bwose bw'iyi si nishimiraga cyane ibiganiro bibi no gusinda no kurahira Imana ubusa ndetse n'ibinyoma no gutukana no kubeshya no gusambana no kwica isabato n'ibindi bisa
reba uburyo icyaha cyo kwica isabato kiza ku rutonde rukomeye rw'ibyaha muri rusange. Ugasanga umuntu yiririmbira muri korali mu idini runaka, ariko isabato ntimucire urubanza, ariko akaba atasambana na kurahira. Ibi rero uburyo uwicaye ayo yose aba yamaze. Amategeko rero yavuyeho bamwe batazi, ni amategeko yitwa y'imihango 490. Ayo mategeko 490 hari itegeko ry'uko umuntu ahantu atabasha gutera, ahantu ageze akaboko ke ateye, ariko ugenda gukora ku isaha. Ayo mategeko y'imihango yavugaga ko mu bihe by'abagore agomba kugera iyo ageze muri bya bihe byabo by'ukwezi, agomba gusigara mu rugo ntaze mu rusengero kuko aba yahumana. Ariko se ubu ndabaza ko haje impapuro z'isuku, ntabwo zo kuvuga izina ryazo, umuntu ntabwo azitunganya yarangiza akizira mu materaniro, hari n'umenya habari, hari n'umenya amakuru. None niba ayo mategeko y'imihango niyo yakuweho, yari amategeko 490, ariko andi mategeko ni amategeko 10. Amategeko yitwa dekara rwose ni amategeko 10 y'Imana atavangiye. Ayo mategeko agizwe n'inkingi niyo ngoma y'Imana. Ayo rero yavuyeho havuyeho icyitwa amategeko y'imihango 490. Hari n'itegeko ry'uko jewe ndimukarira ntabwo kwitira ntabwo kurira iryinyo. Itegeko ryarabaga iryinyo rihorerwe irindi, mwazaga imbere y'umucamanza agategeka ati nawe mwananiza inkumi nurangiza urihambure mutaha. Nuko byabaga birangiye. Iryinyo ryaborerwaga irindi, ijisho rigahorerwa irindi. Rero icyo navuga ndasoza sinki, ayo mategeko yose mureba uko ari 10 nta na rimwe ryavuyeho. Irya mbere ntukageze Imana mu maso yawe, irya kabiri ntukireme igishushanyo kibaye, irya gatatu ntukavuge izina ry'Uwiteka Imana yawe, irya kane wibuke kwezi umunsi w'isabato, irya gatanu wese unajye kugira ngo urame. Buriya hari n'abantu babaye ibihuge ku buryo ibintu byitwa kubaha ababyeyi babo ari ibintu bamaze kwibagirwa. Ugasanga umuntu arahamagara se wamubyaye mu izina, nta n'ibibebya nta n'isomo afite. Ugasanga ntabwo guhamagara nyina, nyirabukwe se, sebukwe se, ababyeyi bameze nk'abataye agaciro. Ariko reka nkubwire, nta muntu w'umubyeyi wabona umwana, iyo umubyeyi akubye burya aramukoze. Rero Yesu naza azamanika intebe ku bicu, amaso yose azamureba. Amategeko yitwa amategeko mbonezamubano. Itegeko rya 6 riravuga ngo ntukice. Irya 7 rero ntugasambane, ntukice. Hari abantu kuriya bayegereye gukora amaraso. Itegeko riravuga ngo ntukice, ntukageze, ntukice. Wari n'umwana zo, niyo mpamvu muri umuntu wese urya inyama anyuzwe muri agaterane akaba akoresha inyama ku meza ye, buriya nuko atazi uko zabonetse, ariko iyo yamaze gufata umushinga wo kurya agakubita umutwe we ku kibambasi, ariko ugataka akaboga kararyoshye, aba ari kuvuga ati mpambe ukuntu Imana ari nziza, iyo hataza kubaho urupfu ubu mba nabonye kano kaboko. Abashimira Imana ko hari urupfu n'amatungo ari mu wakoresheje ubwonko ukamenya ko ako kaboko uri kurya uko byagenze, ntabwo wazirenza ndakora kandi kuriya bayisogose byashize ikindi ku kindi. Bikorerwa inyuma y'umubiri, naho icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa imbere y'umubiri, gikorerwa imbere. Nicyo cyaha cya mbere. Nubwo umwuka w'abazima iyi Imana ifite ingero z'ibyaha n'abantu nabo barabigira. Ng'icyaha kinini mu maso y'abantu, mu maso y'Imana kiba ari gito. Ng'icyaha gito mu maso y'abantu, mu maso y'Imana kiba ari kinini. Ubu ibi bintu abantu bita ngo ni uburenganzira bwabo, mujye kuzareba ukuntu bizakoza abantu benshi isoni. Ejo ndababwira buri muntu wese urugingo rwananiye, ingingo zageze kuko Imana zikayisena, ibyago birindwi n'ibitereza ingingo nizo zizaba.
bamuhereza mikorotiri, ahubwo bamuzi ko uzi ko umutima ukomanga imitima yabo uzi ko bawuciye. Niba abantu barabaye umwuka wera ari kuvugwa mu isi narabibona. Usobanura gute uburyo umuntu aba azi yuko abana n'umugore utari uwe, aba azi yuko abana n'umugabo utari uwe, ari indaya nubwo adateganya ajya ku muhanda, bamuhereza mikoro akaririmba akarusha abazima n'abapfuye. Uretse ko ari yewe ntabwo kubitisha igihugu abandika imbere banyangaga haso, ariko Imana izabitwikura bishyirwa ahagaragara. Barabwiriza ntabwo ujya uhomba mu maso y'ikihebe, ujya uririmbira mu isi urimo aragahinda utahana ako kantu k'akanyamuneza, ariko abadayimoni burya baba bari kuguhema bagira bati ujya uririmba utahana akanyamuneza uza duhimbaze dutere amakora tuzamuke ako kanyamuneza kakuzemo, ariko Imana izabishyira ku itara n'ububonere ryawe ritegereje kwawe rwose. Kandi n'ukurikira Imana ibabwije nta butumwa bufitiye no kumva ubuhanga, ariko ibintu bizabaho kandi ubundi wabimenya igihe cyabyo kitaragera, keretse imbabazi nizikurangiriraho nibwo uzibuka imitereko washeje ukajya gukomanga abantu bari kwihanira inyanya mu isoko ati yewe wabarutse nakubwira ibyaha nakoze, yakumva amaso ko ukiri kwihanira inyanya ati nibisiza urashaka iki kubwira nagize. Oya abantu bazashaka amatereko baturira n'ibyaha bakoze bayabona. Oya ku buryo umuntu azashaka uburyo yakwatura ibyaha, imbabazi nizirangira muzabireba, ntabwo nizirangira abantu tuzareka kuza mu rusengero, tuzabumya tuze, ariko kuko ibiri imbere bizaba byagiye inyuma umuntu azajya aza afite uwo mwuka w'ubusambanyi waramwaritse. Wumva ujye kubona mubone niba ari umuntu uri hariya mu iteraniro uheheta umuntu uhagaze hano ku buriri, ujye kubona mubona araje aramubaturira amubambatanye amujyanye mu nguni akaje kumwambura imyenda, izuba rero mwese rubireba, abagore bafite ikimwaro n'isoni bateshanye bagende barenze y'ibigeni, kuko ibiri imbere bizaba byagiye. Ariko we umva iyo icyaha kiticujijwe nyiracyo arinda ko cyo kikiri igiso, niba ari nabyo ngiye buri muntu wese wagiye akora icyaha ntayo imbere y'Imana ngo kimwize, azarira amarira adafite n'ishinge. uba amahirwe yagira nuko yarira amarira ubu ngubu abyiha. Hari amarira y'uburyo bumwe, hari amarira abantu barizwa n'ibyaha bakoze bakabibabarira, hari ay'abantu banga kurira bagakomeza bakifata n'icunda na minyaga, bazaririmba bazazarangira badafite na gihose. Ubusaba bwabo bari kurira. Uyu mukecuru azaba yarazutse ahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ariko mu mibereho ye yari umugiraneza n'uwo yasangaga yarwariye ku nzira y'amahoro. None umuntu anyura ku muntu ari kumusaba ati mweseze simbona mudakora, bizarangira abantu b'Imana bambaye ibintu bishya bahindurwe bimwe bajyana, marayika w'Imana azaza kumucyura. Abanyabyaha bo ishema iri kubarya babwira bo data nawe ibihembo by'abakiranutsi ni uko bizaba bimeze, kuko n'umutima wanjye ndeka byinshi ukurikije iriya filime ndende. Umuntu urebye iyi video akavuga ati sinshaka kuzagaragara ijwi ryanjye ku karubanda, ndashaka ko ibibabazo nkabyihanganira nkazajya mu ijuru nseka. Urahari ninde muntu wese ndashaka ko yanamukamanza Imana y'amahoro. Umuntu wese ndashaka ko yanabatizwa ku isabato